Hello, family and friends. Welcome back again kuri Patience TV show nk'ibisanzwe. Amahoro y'Imana n'abane namwe kandi namwe muhorane niko bahita basubiza. So ndakeka ko mumeze neza kandi n'abatameze neza Imana ibagirire neza, muramera neza. Nkomeje kubashima rero by'umwihariko wowe udahwema kureba video yanjye, wowe udahwema kunkurikirana, wowe udahwema kunsigira comment, mumpereza courage no kuri Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Kandi baravuga ngo abadapfuye barabonana, very soon turabonana. So uyu munsi rero nahisemo kubaganiriza uko urugendo rwanjye rwagenze. Inshuro ya mbere mu ndege n'umwana, noneho ndi njyenyine, ntabwo byari byoroshye. Rero ntucikwe, bana nanjye tuganire. Hanyuma rero ukuntu ibintu byari bimeze ntabwo byari byoroshye nk'uko ndi kubabwira. Ibicurane byakomeje kuba ibicurane ariko ndaza kumera neza. Hanyuma ukuntu byagenze, family yanjye yaramperekeje nk'ibisanzwe, turajyana, ndumva twari nk'abantu bagera nko muri 12-14, turajyana kuri airport. Tugeze i Kanombe, ubwo nyine turasezerana, turarira, nyine urumva ntabwo byari byoroshye, abantu mugiye gutandukana igihe kitari gitoya, mwabaga muri kumwe igihe kinini. It was very hard, byari bikomeye. Nyine turasezerana abo tuvukana, mama, grandma, my uncles, ba sister-in-law banjye, God, marene wanjye n'abandi mwese. Kandi nukuri mwarakoze, nubona iyi video wari kumwe nanjye kiriya gihe, wumve ko ngukunda kandi ngushimiye, uri ntwari cyane. So ubwo rero twaragiye turaparkinga muri parking, turasezeranaho. Hanyuma tumaze gusezeranaho baramperekeza aho ngomba kwinjira muri entrance, ndagenda baranzamukanaho gatoya kubera nari mfite luggage agera muri 3, mfite n'umwana namufite imbere, kangaroo niko bakunda kubyita. Ubwo turagenda, hari aho batemerewe kurenga. Rero aho batemerewe kurenga byari itegeko ko ngomba kwijyana mfite n'umwana nkinjiza. Ariko nyine iyo uri umubyeyi hari ukuntu bahita bagufasha bakaguhereza umuntu kujyana aho mutangira passport. Narabasezeye nyine baragenda, nanjye ndakomeza ndaswatchishiza aka video gato ukuntu byari bimeze. Ubwo mandinja passport ni njyenyine, ibyo ndi narimenyereye by'abantu bamfasha, byo ndi narimenyereye by'abantu bamvugira kwa nanditse kuvuga ibintu byinshi. Ubwo banyaka passport y'umwana, banyakane yanjye, ndabitanga. Maze kubitanga ubwo ni kamavariza arimo aragwamwe, ayo bajyana nyine bazinga barayazinga, bandika igihugu tugiyemo. Nari mfite mu ntoki kindi ariko mfite n'umwana, it's not easy. Byari bikomeye pe, byari bikomeye. Umuntu wese wagiye mu ndege n'umwana ambaraze gusiga comment hasi, kubera ni ibintu bigoye, ni ibintu bikomeye. Ariko hamwe n'Imana, Imana yaramfashije bigenda neza. Hanyuma ubwo nkiva aho ngaho, ubwo nahise nkomeza airport y'i Kanombe ni nini, buriya ntibazababeshye. Nujya ahantu utazi aribwo bwa mbere ibyo bintu biciyemo, ntuzagire isoni zo kubaza, ntuzagire ubwoba bwo kubaza, uzabaze pe, kuko nimba ari ikintu kibaho cyica abantu kutabaza. Bakomeza kagira inyanga yango batanseka. Hariya biba ari isaha indege iri buze guhagurukira ibiriho. Iyo bahamagaye bakakubura ahantu mugomba kuba mwicaye, indege iragenda my dear. Uzabaze nugera mu kintu utazi. Ubwo ndangije mba ndagiye nicara aho nyine turi butegereze, kubera tuba tugomba kujya kuri gate, kandi gate ugomba kujyayo kare. Ubwo aho mu rugo barampamagara, none se tugende, everything is okay? Ndaga yeah is okay. Ubwo baragenda, nsigara ndikurira, ndikumwe n'umwana, umwana akarira, nanjye nkumva narira, umva biranshanga.
ubwo umugabo yari yamaye udufaranga ndibuze kuza kujya kuguramo ningera ku kibuga, ndagenda ndagura, maze kugura mu gihe ntangiye kwicara ngo niki Yesu Kristo, kumbe abandi bageze kuri gate kare, njyewe ndiyicariye nagiye gushaka icyo kurya. Igikapu hano, umwana hano imbere, ibiryo hano. Yesu Kristo, urugendo nazigera nkumbura. N'abantu mwe nagize amahirwe ni kwa kundi nyine Imana ibiri kumwe nawe, baraza baratambuka baraza ngo Turkish, ubwo nyine ngiye twe twakatishe Turkish, hanyuma baraza baca aho ngaho nicaye, mitabu yes I'm here. Ubwo urumva ikinyarwanda ubwo kiba cyarangiye, tuba twinjiye mu cyongereza. My goodness, baravuze ndi hano, ubwo bahita baza ndabwa hey please wankorera take away, arayinkorera, ibindi ndabisiga. Ubwo urumva niriwe uko nguko ndi muri stress, ndi kwitegura ku munota wa nyuma. Ngiye nabonye passport y'umwana nko ku wa gatatu, ku wa kane mpita nkatisha, kwa kane duhita dukatisha, ntabyo kurindiranyamo twari turimo. Hanyuma ubwo urumva nyine ni ibintu byose biba byihuta cyane, mba ngiye mu bintu byo kwitegura, mba ngiye Yesu, nirirwa ntariye, niriwe ntari inzara iranyica. None yibaze uronsa umwana aronka, umwana ikintu cyitwa amata nta kintu wamubwira, nta cyanywa, nibere gusa. Nageze kuri airport numva umwuka ugiye gushira, ndavuga he kanshaka icyo kurya. Mu gihe nshatse icyo kurya rero, indege yanjye biraje ngo muze tujye kuri gate, mba ngize amahirwe baza kundeba, mba ndagiye, ndavuga reka nicare ubwo ndi kuri gate mbe njya binonzanye. Mu gihe ngezemo hagati ati indege irahageze, muzane ntuza boarding pass zanyu tugende. Yesu Kristo, ubwo mba ndayitanze, bya bindi byose ntago ndi bubyinjirane mu ndege, mba ndabijugunye, mba mbijugunye aho ngaho. Tuba turagiye, tumaze kugenda tuba twinjiye mu ndege. Mu ndege nari mfite umwanya ngomba kwicaramo pe, uri safe rwose, umeze neza. Ngiye nsanga hari umuzungu wahicaye, ngezeyo kumubwira ngo mvira mu mwanya birananira, ngira n'isoni zo kubivuga. Ikiniga kiranyicara, mfite umwana, mana yanjye, nicara ahantu habi. Ubwo tuba turagiye, nta yindi choice nari mfite, kwa ko nari mfite umwana, ngenda gake, babara ahantanze. Kandi ubundi mu ndege buri muntu wese yicara ku mwanya afite kwitike ye. So rero mbonye bahicaye na okay, nta kundi ndicara nyine, ubwo aho mbonye nicara hirya, umwanya ntashakaga. Hanyuma ubwo nyine iyo indege igiye guhaguruka, baravuga mwambara imikandara, especially waba ufite umwana, uricara umwana bakamugushyira hano imbere, bamara kumugushyira hano imbere bakabazirikanya sentire kugira ngo in case indege nihaguruka nk'umuntu yigiyemo bwa mbere adashiduka cyangwa akikanga, ukaba wakubita umutwe ku yindi ntebe iri imbere yawe, cyangwa se kubera mu kirere harimo ibintu byicugusa, numva ngo ni ibicu. Ndaza kubibereka nabwo muri uko biba bimeze. Hanyuma bakabazirikana nyine n'umwana, hanyuma mukagenda. Ubwo kwambara sentire ntabyo narinzi, ubu wasanga ugiye kunseka. To be honest, byarananiye, ndangije fata sentire nyishyiramo hano kumwe umuntu nyine yicarira sentire, ndicara nk'umuntu rwose uyambaye. Icyo gihe bataza kuncekinga ngo mama you okay, ndabwiye yes I'm okay thank you. Ngo umwana ko utamwambitse sentire, baragenda bajya kumuzanira kiwe, si bagiye gucekinga basanga nakanye ntigafunze, ngo please ngo reka tugufa. Cyangwa mu ndege abantu mukeya pe, ntabwo hakeya abakozi baho, ukavuga shandangije mba ndagiye, baraza barabimfasha, barabinyambika. Ubwo dutangiye urugendo, twavuye mu Rwanda turakomeza. Mu ndege murarya, mukanywa, harimo toilette, kitarimo ni douche. Nashatse waryama ariko ntiwaryama comfortable 100%, ariko uraryama. Ntabwo uryama nk'uburiri, ariko nyine haba hari safe, uba wicaye okay, umeze neza. Ubwo ndangije rero
nkora ikintu cyitwa kuzana ibyo kurya. Basaba ibyo kurya baraguhitisha, murarya chicken, beef, bla 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 bla. Ndavuga mu chicken. Nari nzi ko bagiye kuza batuzana igiplato. Yesu Kristo mwami. Mbona nakantu kabakangana gutya. Ngiye before nari naragiye mu ndege njya Mozambique, ariko ntago hari kure nka hano. Na Amerika ni iminsi 2. Mozambique twagiye umunsi umwe ndakeka. Koze ahantu twahagaze umwanya, biba ngombwa yuko dutinda, nyine indege yindi iza kudutwara itinze. Ariko hano my dear muragenda ikibuno kigacyuha. Urugendo rwo kugenda n'umwana, urugendo ntazakumbura mu buzima pe. Ubwo batuzana ibiryo, ubwo icyo kunywa nta kindi kintu, sinari kunywa wine, sinari kunywa ibiki, nanywaga amazi, juice, that's it. Ubwo tuba tugeze, ubwo rwa rugendo rwose hahandi banyicaje, sindi buze kubona uburyo ndi butambuka abantu bahicaye ngo ngiye guhindura umwana wanjye pampa. Sindi buze kubona nta kintu na kimwe. Ngwana n'intambara, umwana ararira kubera gushaka guhindurirwa kuva mu Rwanda. Urwo rugendo rwose umwana wanjye ararira. Twari kuva mu Rwanda tugahagarara Uganda, tukava Uganda tukajya Istanbul, Boston. Kandi uko niko nyine amajoro abarimo. Umwana wanjye turagenda tugera Uganda twicaye, sinavamo ngo muhindure, umwana ararira. Tuvayo tugera Istanbul ni ukugerayo ugahura n'ibindi nabyo bindi. Ubwo bimaze kungendekera gutya, ikintu cyabaye n'iki, twaricaye tugera Uganda turategereza abandi bagomba kwinjiramo. Hanyuma tumaze kuvaho tugera ahantu bita Istanbul niho twari kuvamo, bakazaduhereza indi ndege itugeza muri Amerika. Ubwo nkimara kugera Istanbul, nagumye mu ndege kugira ngo abantu bose banze bavemo, ko ntabwo nari kugenda n'umwana ibiki, nabarimo vite. Ndategereza ngo byibuze bamwe babanze basa nkaho begera imbere, babandi bose bagiye. Mvuye mu ndege nsanga buri wese ameze gutya, mburaho nca naho ndeka. My dear, narakugendeye kuri za boarding pass zacu baduhaye. Nageze Istanbul mbona ikintu kimeze nka televiziyo. Ibyo nibwo nari mbibona. Mozambique ho nari ndi kumwe n'abandi bantu none basanzwe banamenyereye, nta n'ibintu by'ibikabyo ngo icyo kintu ni igiscreen kinini. Biba bisaba ngo ugikurikire urebe kubona code zawe kugira ngo umenye gate ujyaho. Njyewe ahantu narindi kugira ngo ngere kuri gate byansabaga byibuze iminota 20 kugerayo. Ahantu nibwo bwa mbere mpageze mfite umwana. Nageze aho nari mfite amapiro 2 iyanjye niyo mwana twambara mu ijosi, mfite ibitambaro ndabita mu nzira kubera ibintu bya bimbanye byinshi. Ndabita kimwe nkijugunya mu ndege, ikindi nicaye ahantu simbazana cyagiye. Kandi ubwo aho hose mbibutse ko niko mugenda mujya muri checking babasaka, kubera ko iyo basanze ufite ikintu badakeneye ko winjirana barakikwaka, bakagira gute, bakakigumana, bakavuga ngo baraza kukijugunya. I don't know niba bakijugunya, I don't know. Nageze Istanbul kureba code yanjye birananira. Akana kanjye n'akanyamahoro kageze aho karisinzirira, ngumana mpangana no kumenya ngo ndaca kuri gate. Narakugendeye noneho kubera narigeze no mu bazungu gusa. Naravuze ati ndabaza mpere kuri nde, ndabaza mbajije nde, nza kubona undi nawe waho bagiye nkanjye. Ndamaze excuse me please, do you know how to get a gate? Ngo ndamubaza wamenyera uburyo umuntu yamenya gate yiwe. Anyereka ko agiye kunyereka nk'umuntu wenda ubizi ko nabonaga ari akazuba. Turareba ngo nkabona nari marafomboza ngo ke ngo code zawe nazibonye ariko ngarono gate.
ngo ntago nzi gate. Yesu Kristo. Ubwo uko utinda niko iminota igenda, niko indege ihaguruka. Noneho Istanbul nta mikino, nta kuvuga ngo baraza kuguhamagara, no thank you. Ubwo nimba wabuze nyine ubwo nuko abantu bamwe namwe nuko nko babura, ugasanga bagiye kuba iki, bagiye kuba inzererezi, nyamara n'abatari bo ari ugutamenya ikintu. Sha ubwo naragiye ndavuga ati reka nkurikire bariya barimo kugenda, ndabakurikira, ndakomeza ndabakurikira we, nkabona bamwe baramanuka, abandi barazamuka, abandi barajya. Yesu Kristo. Ndavuga okay, let me do this. None rero hari iyo bakubonye babona urinze hazame, barakwiba wa. Barakwiba burya n'abazungu ni ibisambo simbabizi. Nabo harimo abajura. I'm sorry. Noneho ndangije ndavuga ati ibi bintu nshobora gukomeza gutinda gutya, nansigaye iminota 30 yonyine ntarajya muri checking, oya 40 ntarajya muri checking, nta na kimwe ndajyamo. Mitamba mbonye ka wifi, mitambwira umugabo turavugana ngo bimeze gutya na gutya, byagenze uko nuko arambwa okay, shaka uburyo ufata imodoka aho ngaho, iyo ubona ugiye gutinda ufata imodoka ukayishyura. Ubundi ubusanzwe ngo bayishyura amadolari 20, banciye amadolari 50 meza. Ndavuga barimo kunshana ya arangira ngo ya nta kibazo, kubera yuko kuva aho ngaho ujya aho mugiye kuri boarding pass ni 20 minutes, ni minota 20. Kumbe barameshe ni nk'iminota 15 cyangwa hagataho ako harimo akagenda. Ubwo rero nabo kuko baba bakora ku mayeri kugira ngo bibe ya mafaranga, bagize gute, nabaze excuse me please, can I get a car for help me to get to the gate. Cyagiye ibibazo bije n'icyo kuvuga ntago wakiyoberwa. Nase nshaka icyo kuvuga ko kanya n'ukuri ngo yashusho. Kumbe n'udutipe tw'uturara turaho, ari bageze uri umuntu ufite ubumuga bagutwara for free ubuntu, bamuye n'utujura twawo. Ubwo ni ibindi ntiriwe nshatse kuvuga. Banguse kuri rya gare ry'ibimuga, bakancisha mu nzira zaha, bakanjyana iyo banzengurukanyije nk'iminota 22 yose. Kubera iki gukwepa abantu babanciye $50. Ndavuga umugabo ngira ati soke kingenzi nuko hageze, ngeze kuri gate ngo duhereze umwana jya muri ibi, reka tugusake, barasaka. Shangeze ku yindi gate yindi DC, bakubaza nyine ibibazo, bakara passport y'umwana, everything bagacekinga, bangirira imwe kubera nani ndimo ntibitambaro, ndimo kugira imana we bego urugendo. My dear, wowe uzi ko wakoze urugendo n'umwana, please usomba usibye comment hasi. Wowe byarakoroheye? Wowe wabonye biri easy? Bangiriye imwe barambwira ati mom please genda uje kwicarira. Ndagenda ndicara. Noneho maze kwicara rero nyine ubwo nageze Istanbul, nyine mvuga n'umutware byose bla bla bla, birarangira. Ubwo tuba ready kujya mu yindi ndege, tujye kugenda andi masaha 10 ariko twambuka inyanja. Numvaga ko ubwo wenda tugeze aho turi hafi kuhagera, ariko reka twa dufite andi masaha 10. Mura n'umugore umwe nawe bari wigize sharuka nanyereka yuko ahazi. Arangije arambwira ngo dusigaje nk'amasaha 2 ngo tugereyo, ariko nkabanditse ko umugabo yambwiye ko dufite amasaha 10. 10 gutya 9 n'ibindi. Ndambwira siko nahise yuko turi kugenda amasaha, ko nahise ko turi kugenda amasaha 9 ngo ni 2 hours, ngo amasaha 2 tugeze. Ngo ngiye nsanzwe nza muri Amerika ngo ndahamenyeresha, nicara nzi ngo tugiye kuhagera. Tugeze mu ndege njya kumva numva umuzungu aravuze ngo tugiye kugenda amasaha 10. Nekereza amasaha 10 tugiye kugenda n'umwana wanjye. Tuvuye Istanbul ntamuhinduriye, aracyambaye pamper from Rwanda. Nuko ngira akana kihangana, ngira umwana wihangana pe guys. Twaragiye umwana wo kwihangana birangararira, indege ararira. Ndavuga ati nta yindi choice, nshaka kumukurira amanga aho mwicaye. Uzungu please mom, go please, can you go to the bathroom? God the hell.
ngo wamuhindura muri bathroom ndaba sure ubwo mbadagiye umwana wanjye ko arira nanjye ndumva narira ko byanshanze ndi mu rugendo rwanjye nyine ngezeyo mpura n'umukecuru w'umwana mwiza w'umuzungu ngo please mom can I help you umukecuru turajyana n'umugabo we baramfasha bamfasha kwambika umwana bamfasha everything baramerekeza aho nari nicaye turicara mu mwana wanjye maze kumuhindura arongera arisinzirira ni birebire sinabivuga byose ngo birangire ubwo uzi ukuntu byaje kugenda twaragiye tumaze kugenda tugeze Boston aho tuviramo bose bavamo bose bamaze kuvamo nsigaramo nsigaye mu ndege nshaka guheka umwana nshatse guheka umwana birananira neza kubera ubwoba koze kuva aho ujya Boston uca muri ofisi bakakubaza ibyangombwa ibyo leta yacu yaguhaye bla 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 iyo byo nabyo n'indi session tuzajyaho ukuntu byari bimeze gusa nyine nagiye mbabwire ko burya nanjye narayobye nza hano narayobye my dear narayobye nkajya guca aho badaca bakangarura ibyo ni mu bindi biganiro bindi muzumirwa wowe ntucikwe gusa keep in touch ubundi bindi mu bimbazi makuru ni menshi ni maremare ko muri interview byagenze kugira ngo mbone interview ko byagenze kugira ngo ndinde ngeranga process byose byubazwa n'ibindi keep in touch ubundi mwiyumvire iyi season ya kabiri y'ibintu byambayeho nuko nguko nahangaha mbaye ncumbikiye guys ngaye nguko ku rugendo rwanjye rwari rwifashe nuko byari bimeze ufite igitekerezo cyangwa se ikibazo ushaka kumbaza andika hasi muri comment ndahari nzabasubiza mpitana nabasubiza ariko ngira ngo mwarabibonye kandi nkomeje kubashima urukundo munyereka uryo munyereka ko turi kumwe muri abantu b'indashyikirwa ndabakunda cyane ko byagenda kose ibintu byose tugomba kubisharinga so rero don't miss next video kandi please like share comment and subscribe nimba utarabikora mbibutsa ko mu minsi iri imbere ndi gutegurira abantu 5 nkuko nababwiye nzakora ikintu cyitwa call nzabahamagara ndi kuri video cyangwa se nzabahamagara nyine kugira umenye kuko bya bintu nabikoze 5 ba mbere badahwema kudukurikira badahwema kubana nanjye abo bantu hari ibihembo biri imbere so guys ndabakunda cyane mwakoze kubana nanjye ibihe byiza Imana ibaha umugisha don't miss next video ciao